wicaye nabi. Nama. No, wicaye nabi kiraguze. Akaba bisigaye afite ibiro. Ntabwo rero ngaburira ibiryo byinshi. Ari narakubwiye ati jya ungaburira ibiryo bituranga. Babe, nubwo nje hari akabazo nafite mu rugo gato uranyihanganira. Babe, umwanya urebye cyose nagutegerereje babe. Ubwo muri make ugiye gusubira mu rugo. Nari nseze mera rwaye, nari nyene kuba namujyana kwa muganga. Basi biratwara iminota ingahe? Ni 10. Iminota 10. Babe, ntabwo uraza kumbeshya. No. Ntabwo uraza kunywa ibyo nkore mu kanya. Babe, nyizeza ko tarambeshya nsezeranye. Ntabwo mubishye babe. Okay, ntari bisimbuka pe. Ariko ugerageze ndagerageza kugutegereza muri aka gace. Suze kunengwa nko kwanengushe. Bizare tushize n'ibintu. Ntabwo bizica kuzazogosha. Kubera icyo byogosha. Nahita wanga. Nese nzaza gusaba mu rugo bakunda abantu bafite bino bintu. Uzasane n'ubwanwa bugeze hano. Ufite twanwa dike. Hari umuti bambwiye ngo basiga hano ngo ugahita buza. Uhe. Ngo basiga hano. Hari umuje nanjye wabumbwiye ujye kuryama siga. Eka. Kimeze nibyo byiza. Nibyo nagukundiye. Urakabya ugira igikapu. Ngo umuntu akunda umuntu ngo ntabwo abona ibiyo byose. Rega waramu no guhuma narahumenye. Narasaze naratunaye. Abarimo ibikabye. Shaka konsoma dance. Shaka konsoma. Kubera ikindi kako ngize ingofero gutya. Kangire gutya. Nene shaka konsoma ku ngofu. Ngugoma no kufata ku ngofu. Oya. Nushaka cyane. Entwe. Abe bagire. Ako nakibazo. Ngoreka nicare hirya. Ndabizi wavunetse watunaye. No ndakugumaho. Oya. Ndahita gwangaza nsinzira. Oya wakicana mbona. Asira ujibambaza. Akiza nanjye ndanze. Nase ngiye kukunesha namubiri ngira. Bebe squara tukura. Wibeshye ndahita nkwanga. Bati nyangara kuno nyanduje kana nanguze ko turya. We wakana gushe kuri iyo myenda yawe. Bebe wajumba barira. Umva. Ngaye yanaguze hano. Naho mwere. Hano watunyinshi. Bane sibye no kukwica nagutogosa.
wakaraguje ku ipantaro ngahe hanaguze hano ya ngo reka kurakara sibyo reka kurakara cyane muri kumwitetesha ngira ngo mwitetesha aho ndakwiyamye muri kumwitetesha reka use nyera kwiteteshwaho mba ni bebeje ndi bucura bwawe kandi dukundana ndi bucura bwanjye mbona ko nyitetesha dukundana uri no bucura bwanjye byagenda bite byaba ari byiza ariko wanyu ariko wanyu niwe gucura oya ndi imfura idetesha ndi imfura imva aho njya kuryama ase bebe bino ko bavuga ngo ni abana kano tuno tuntu tw'umukara aba ari byo ibi aba n'abantu uzabyara akeka toba bose abo bara urashaka kundogora dore n'undi hano oya nkurunguruka iki dore n'undi hano yego nese uzatangira kubyara ryari ejo bundi nurangiza kunerinda nibwo tuzatangira kubyara sinayirundi ndakwiyamye yego bibikore no bikore arwo njye nawe tugiye gusomana se ndakwiyamye bikore bebe ndahita nkuha akantu danze ndahita nkuha akantu nakuzaniye ntabwo ugashaka n'inkaza nawe nkaguha nkazane ariko nawe nkaguha uramba nibanze gukora ibyo nakubwiye nkure bikore ndeba ko akunda Allo? Allo? Oui. Kayira umeze ute? Se ufite akanya tuvugane. Ase urambaza iki? Ko nge nawe twatandukanye nta kintu dufite cyo kuganira uri kumamagarira iki kweri? Nyine manzo mbwira nimba ufite umwanya ntago ibintu nganiza birenga iminota 2 cyangwa 3. Urashaka iki dore nari ndi kumwe na boyfriend waje uri gutuma akeka ibindi bintu wambabariye wa muhungu urashaka iki? Nawe tuganira ari ikintu nawe dufite cyo kuganira ibyo twaganiriye byose urabizi nawe twarananyirana rero nta kintu mfite cyo kuganira nawe ndakwiyamye pe kamubwiza ukuri nukuri ko kwikuramo byarananiye pe wagiye ukanywa amazi tukareba nimba byashira ujya Kayira ufata ibintu gutyo nk'abantu tutigeze tumenyana manzu wumve n'impamvu ngo uhamagaye umva yo nkubwira atari bwa bugoryi bwawe sibyo kandi nshaka iminota mike ndaza kuza kukureba nari bindewe nimba bivamo basi nigeze mu gihe kingana iki ndindira isaha yose ndaza kuza kukureba ariko nawe ndi bukureba iminota myinshi nutangiye kuzana iby'urukundo giye nawe ntago biri bushoboke tuhita dutandukana uri kunyumva ndabizi nyine ko tudakundana ndahita mvamo nkomeze nigendere ko nta kintu mfite cyo kuganira nawe ihangane sureba handi twajyaga duhurira handi muri cya cyapa cya hano munsi ya 40 ndahazi ihangane ni hundi basi iyo minota wari umaye nanjye ntago nyirenza uhita nkubwire pe ihangane uretse usura kureba sheri wawe nta kibazo pe
bite ni byiza wamamagariye iki uzi ko nagamagaye ngo njye nyine nkambona uri kumwe n'undi muntu njye na shiri wanjye turi umuntu umwe nuko twe twabisezeranye bibi nawe urakabya ariko mwana sawa none se uyu munigazi uyu ni ex wanjye cyo gihe wajyaga nyine hanze yaramamagara mnyanga arashaka muhaye iminota mike ngo tuvugane bibi wadaye mwanya se nganza nkavugana nawe cyangwa urashaka ko tuvugana akoze sheri ntabwo ndi sheri wawe nuko unyihindutse wantwara iki se ko sheri wanjye ari hariya uri kwibuka ibintu nagukoreye wibagiwe ukuntu nakubwiye ngo ndagushaka wenyine icyo ntabwo ari ikibazo kandi ntabwo ugomba kuntegeka uwo ngomba kugendana n'uwo ntagomba kugendana nawe ese waruzi icyo nshaka kukubwira mbwira nyine niyo mpamvu uje kuguha umwanya umbwira icyo ushakira ariko ubwo uzi ko umutima wanjye wagukunze kurya imbabaza gutya nabonye undi muntu rero unkunda kuruta uko wankundaga kuko wamubonye no kwigwa mukururanye ukuboko kukundi tudakururana wowe ko uwo mwanya wawunyimagaye ukuntu dukururana nabonye undi muntu ushoboye ko dukururana twirirwa dukururana kandi ankunda cyane kukurusha nta nubwo wanatekereje kabiri ngo utekereze ese ko amamagaye ntekereza iki wowe ko nta kintu ufite nunguka cyangwa momba uri igiki wowe bite byawe keje ni wowe ni njyewe nyine ni wowe ere guri guseka kurambirwa ndaje sheri sibyo ahubwo mbwira ibyo nshakira nuko nyine wahoroje tu waje kusapotinga sheri wawe nyine ngo mubone siri ntabwo naje guhuruza sheri wanjye ntabwo ari imururizi uri kumva mbwira icyo wanshakiraga naje kukwitaba naguhaye umwanya mbwira ufite ikihe kibazo ntabwo ukiryama kurya byarakunaniye yigo mbwira muhungu wanjye ndi hano kukumva reka nkubwire bigashobora no kuguha amahirwe ya kabiri tugakundana ariko utankoraho utanamvugisha utanamamagara akaba ibyagatwiko kuba tugiye kumwe nawe ngaho mbwira kanongera nkubwire sura ko ushatse kumenera ku musozi gutya nyine ukaza gukora ibintu nk'ibi ngibi mu maso yanjye wowe ko wabikoze mu maso yanjye uribuka ibintu byose nagiye ngufasha ibyo nta kintu bivuze wowe iyo wajyaga kunca inyuma warabimbwiraga shyanosite udatuma n'umushinya wanjye uzamuka nta n'isoni wowe ujya kunkatira ukanca inyuma njyewe nigeze mburana nk'uko uburana nta n'isoni karicaye karumva karankumbuye kumva ngo twasubirana ku bungu bw'ubwa nta n'isoni mugira naragusize ndagutukuza usuko uzambwira amafaranga wanayeho nzayagusubiza ugenda unayafate unayagiremo ayo kwiyondora wowe uje kumunsapotinga aho nyine tu nje kugupresenta sheri dufite n'ubukwe nta n'isoni ungize gutya ubure kwiyitaho use neza hari ababibi benshi beza bagushaka uri kumva urasamye ngo uri kuntekereza wowe uzi icyo ukora wowe uzi icyo ukora ni wowe ni njyewe Keira na sheri wanjye iyo nzobuze aho wayikuye dufitanye ubukwe by the way nashakaga no kuguha invitation nyine mu kwa gatandatu dufitanye ubukwe uzimba byashoboka ngo uzaze utubere pare niba ushaka kuzaza uzaze n'undi munsi muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose
ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diyabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha.